Johannes Adam Weishaupt. Uyu nguyu yari umujesuiti mu idini, yari n'umwigisha professor wigishaga muri the University of Ingolstadt mu Budage. Akaba rero yigishaga ibyo bita canonical law, ubwo no kwigisha ibitabo byemewe muri Bibiliya. Nuvuye ko yari umuntu uri imbere, ariko uwo muntu niwe waje kugurisha ubugingo bwe, noneho ayoboye itsinda ry'abandi bantu babiri, ahura na Satani cyangwa icyo bise the invisible force, n'imbaraga zitagaragara bahuriye nazo muri ubwo buvumo. Hakajyaho irishano ryatuzanira ryo bita ngo republicanism, umuntu aravunduka unashaka kuba umwami. Kwari ukurwanya icyo bita religious influence on society mu Kinyarwanda, imbaraga cyangwa ubushobozi iyobokamana rifite kuri rubanda, icyo bita superstition. Mbese kirazira kuvuga ngo iki kirazira ntabwo bibaho. Nk'ubu ngubu ngira ngo aho tugeze umuntu araryamana n'imbwa, abandi bakaryamana n'abana babyaye, kuko iriya kirazira yavuyeho. Ubu ndabivuga ashize n'amanga kuko ndarakaye nababaye. Yavanyeho imandwa no guterekera bya Kinyarwanda, ibisimbuzi byayo. Iryo dini yajyagamo yasengegamo yaba yarungutse iki niba mu myaka 20 nta n'umuntu numwe yafasha mu ijambo ry'Imana? Buriya barutwa n'uwapfuye, kuko ntacyo yamaze mu buzima bwe. Ikintu cyo yazi yakoze nuko yatanze bimwe mu icumi. Barahanura ngo ikimenyetso cya dimanche igiye kurwana ngo na sabato, ibintu bize nk'iby'abana. Ni ukuvuga ngo ibitekereje buriya niyo mpamvu abagore basaze bagenda bambaye ubusa, ni imyuka ibari, ni umwuka ugenda ukururana. Amategeko ntibayazi, ntabwo amategeko abangikanywa n'ubuntu. Hari bamwe mu badive bafite agatsinda kavuga kwihana ibyaha, ukabibarirwa byose ukabyibuka, ukajya mu gusenga ko kumedita, kuko abigisha amategeko Bibiliya barayicuritse. Dore ukuntu bayigisha. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi icyitondero utandukanye n'umwuka wera mu myigishirize yabo. Berefara kuri ibyo bitabo by'ubuhanuzi, igitabo cy'intambara ikomeye, intambara cy'uwifuzwa ibihe byose, abakurambere n'abahanuzi, ngo iki byaduka by'iminsi y'imperuka. Uwiteka afite ukuntu ashake ubwoko buko bumera. Niyo mpamvu yadushyize muri iyi si kandi ashaka kwiducunguramo. Yesu nifuza kubibishurira. Nshuti bakundwa bene data, reka tubasuhuze mugira amahoro y'Imana. Uyu mwanya turashimira kuko Imana twemere kongera kuboneka imbere yayo kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Nkuko bisanzwe murabizi ko iki ni ikiganiro dufite cyo gushaka guhishura ubwiru bwa Satani, ngo tumenye ibihe duhagazemo, turebe iki gihe turimo, turebe ko tudasohoweho n'imperuka y'ibihe. Akaba ariyo mpamvu turi kwiga ubuhanuzi cyane, tukiga ijambo ry'Imana, tukabihuza n'ubuzima turimo, haba mu iterambere ry'isi muri tekinoloji, ndetse no mu miryango, no mu mirere y'abana n'ibindi, aho turi kugenda tureba ese ibintu biri kuba mu bantu hirya no hino ku isi, nta hantu twaba turi guhuza n'ibyahanuwe bikaba biri kudusohora tutabizi twebwe. Niyo mpamvu turi kwiga izi nyigisho cyane z'ubuhanuzi, kuko mu bintu bikomeye abantu bakwiye kwiga cyane mu buhanuzi. Ni kubw'iyo mpamvu rero mubona duhora imbere yanyu na Pastor Musisi, turimo gusesengura ibi bintu ngo turebe kugira ngo tubashe kwitwara neza. Ngira ngo murabizi turi kwiga ingingo zigeze ku 10. Izo ngingo akaba ari ingingo zateguwe na Illuminati kugira ngo ibyo bintu byose babisohoze ku kiremwa muntu hano mu isi, ariko intego yabo no kugira ngo umuntu abo umwanzi w'Imana arushaho kwandura, arushaho kuba mubi imbere y'Imana, umwuka w'Imana ahunga abantu, hanyuma igihe Imana ateguye abantu benshi bazarimburanwa na Satani. Twebwe icyo twifuza, niyo mpamvu turi gufasha abantu, twigisha mu buryo bwo kugira ngo abantu bahishurirwe. Ngira ngo Pastor Musisi murimo muramureba, reka tumuhe abanza basuhuze, hanyuma dukomeze inyigisho zacu. Murakoze, nabashoje mwese abakurikiye Iron TV baherereye hirya no hino ku migabane y'isi, ndetse no mu karere kacu kandi ku biyaga bigari no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi bafite amahirwe yo kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bakaba ndetse n'abavuga indimi zigishamikiyeho nk'Ikirundi, Igihangaza, Igishubi, Ikinyamurenge, Ikigogwe, Ikinyabwisha, Igifumbira n'izindi ndimi zose abanyarwanda bumva kandi bagasobanukirwa. Ndabashimiye rero cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Imana ndagushimiye ku uyu munsi mwiza, uri Imana igira neza, kandi Imana ikora ibikomeye. Turindire ku mbabazi zawe n'urukundo rwawe, kandi dushoboze kano kanya tugezemo
n'aya magambo tugiye gusangira ni amagambo akomeye, ni amagambo yo guhishura gahunda y'umwanzi. Ndakwinginze kugira ngo rero uhishure kandi wugure ubwenge bw'abantu bazakurikira ikiganiro kugira ngo bamenye aho isi igana. Muri bo abatoranyirijwe ubwami kandi bakiriye umwuka wawe bashobore kumenya no guhishurirwa ubwiru bukubiye mu mugambi wa Satani, bityo bawitaze kandi bagire uruhare mu kurwanya icyo cyago kugira ngo ubugingo bwa benshi burokoke. Ijambo ryawe riravuga ngo umuntu uyobora umunyabyaha kuva mu nzira yayobeyemo abakijije ubugingo urupfu. Nuko rero tugiriye neza, uduhe umugisha kugira ngo tuwusohoze neza kandi uturinde muri iki gihe kibi, kugira ngo dukore umurimo wawe nk'uko wabishatse kandi tuwusohoze, natwe ubwacu dushobore kurokoka ibyago biri imbere yacu. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Hanyuma Pastor, turakomeje rero ku ngingo zacu mu buryo noneho busesenguye bucukumbuye kugira ngo turebe ibintu turimo niba byatuma Imana itwemera, kuko hari ubuzima benshi turimo kubamo tukagira ngo mbega ni ubuzima butagize icyo buvuze imbere y'Imana, ariko ugasanga ibyo bintu turimo akenshi turiyanduza tutabizi, kuko namaze kubona ko Satani yaduciye impande zose kugira ngo arebe ko yatwanduza. Mukomeze rero mudufashe hanyuma dusobanukirwe. Twavuze ku ngingo ya mbere, ariko nibukije abo twari kumwe nababwiye umugambi wa Satani uhereye mu cya 776. Icyo gihe tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu habayeho umuhuro wahuje abagabo batatu bari bayobowe n'uwitwaga Johannes Adam Weishaupt. Uyu nguyu yari umujesuiti mu idini, yari n'umwigisha professor wigishaga muri the University of Ingolstadt mu Budage. Akaba rero yigishaga ibyo bita canonical law, ubwo no kwigisha ibitabo byemewe muri Bibiliya. Nuvuye ko yari umuntu uri imbere, ariko uwo muntu niwe waje kugurisha ubugingo bwe, noneho ayoboye itsinda ry'abandi bantu babiri, ahura na Satani cyangwa icyo bise the invisible force, ni imbaraga zitagaragara bahuriye nazo muri ubwo buvumo twavuze bwari buherereye ahitwa Ingolstadt mu ntara ya Bavaria mu gihugu cy'Ubudage. Muri uwo mwaka tariki ya mbere z'ukwa gatanu niyo mpamvu uriya mwaka wizihizwa ku isi yose nk'umunsi w'umurimo. Ibanga rimo ni umunsi w'umurimo, ariko uwihe murimo? Ntabwo ari uwawe, kuko uwawe ntacyo babwiye. Ni umurimo nyakuri w'umwanzi wo kugeza Satani kwicara ku ntebe. Yes, kumbi ni tamaye icyo nacyo ahubwo nirindi hishurirwa. Wa mugani umurimo wacu, umurimo wawe buriya baba witayeho? Oye, umurimo wanjye se ari cyo uvuze? N'uwawe burya ntacyo uvuze. Ubundi umurimo ni uw'umutware wabo wo kugira ngo ashyireho gahunda ayirangize. Niyo mpamvu itorero rigomba gukanguka rikaba itorero, bikava muri ibi bintu byo bantu ko baba barimo. Cyakora ababikora abandi nk'uko Pawulo yabivuze abwira Abafilipi, hari ababikora kubwo kwireba ibice no kwishakira indamo. Abo ngabo rwose ariko ibyiza nuko izina rya Yesu n'ubundi ryamamazwa, kandi mu izina rya Yesu nimwo amahanga yose azacirwa urubanza, kuko batamwizeye. Hamwe rero n'ibi ngibi cyo shaka agiye kubwira nuko icyo gihe habaye ikintu gikomeye, hatangijwe gahunda nshya yo guhindura ibintu. Nibo gahunda yo kwinjira mu cyo bita New World Order yatangiye. Hanyuma rero mu myaka 200 yakurikiyeho ibyigisho cyo narabivuze, habanje kwigishwa ibintu bibiri by'ingenzi. Bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ukuvuga ko imiterere ya politiki y'icyo gihe ntacyo yagombaga guhinduka, ishingiye ku ngoma za cyami. Hakajyaho irishano ryatuzanira ryo bita ngo republicanism, republique. Umuntu aravunduka, avundutse urashaka kuba umwami, ukambaza ibyangombwa ufite n'ibi, ngo ufite amashuri, kuko nibyo babonye bavuga. Icyo kintu cyo bavuga uwihana ni hano ariko batugize muri Afrika, wabaga azi kwandika no kuvuga Igifaransa tutitaye ku burere karemano, niyo bahinduraga umwami. Nabwo bukandi niko bimeze. Ibyo rero byajemo undi muco mubi. Icya kabiri kwari ukurwanya icyo bita religious influence on society mu Kinyarwanda. Imbaraga cyangwa ubushobozi iyobokamana rifite kuri rubanda bagombaga kugikuraho, baryinjiramo. Nibwo batangije filosofi cyangwa theory. It's a theory which states that ivuga ngo ibintu byose bijyanye n'ibyo umuntu agomba gusobanukirwa no kwiga, ariho agomba kubigenzuza ubwenge bwe. Niyobokamana agomba kurishyira ku murongo akurikije ubwenge bwe.
ariyo twese twebwe gatandatu kuko niko kuzura k'ubwenge bw'umuntu. So, iyo umuntu atangiye kuba ari we wibwira yuko mu bwenge bwe ashobora kwibonera inzira akayicira, ubwo niho kurimbuka kuba gutangiriye. Aha, ubwo rero icya gatatu gikomeye cyane bakoze ni uguca kirazira, kurwanya ikintu cyose cyo bita to mystify icyo bita superstition. Mbese kirazira kuvuga ngo iki kirazira ntabwo bibaho. Nk'ubu ngubu ngira ngo aho tugeze umuntu araryamana n'imbwa, abandi bakaryamana n'abana babyaye, kuko iriya kirazira yavuyeho. Uvuga ngo ikintu cyose cy'ukora kikugireho ingaruka, nicyo ntabwo ari ikibazo. Ubu niho tugeze rero. Aba bantu bakurikira ibintu bajya bareba aho byatangiriye. Kirazira ikurwaho, kandi kirazira bivuze ngo n'amategeko y'Imana agomba kuvaho. Ijambo rivuga ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane. Aho ngaho baravuga ngo gusambana, none se ntasambanye n'umugore w'umugabo logikoma bivuze iki? Nta cyaha kirimo. Urumva neza? Ese umubiri wanjye gukoze uko ngushaka n'itegeko ry'umuntu, cyakora bakubahiriza amategeko yabo bashyiraho, kuko Bibiliya iravuga ngo amategeko yanjye abure uzajya mwumva. Katurebe, hari amagambo tujya tureba, kuko Bibiliya itwigisha ibintu byinshi. Iyo turebye igitabo cyitiriwe Abalewi, igice cyaho cya 18, haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora, aho mbajyana, kandi ntimuzakurikiza amategeko yabo. Icyitondera, ahubwo amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, abe ari byo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Ni ukujya mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo n'Uwiteka. Amen, haleluya. So amategeko y'Uwiteka ubu yavaye, utarakuriza amategeko yandi niyo twumvira. Amategeko baduhaye, mukora ibi, mukora ibi, mukora ibi. Uzakora ibyo niwe ugira amahoro. Ariko uvuga ibyo Uwiteka, ubu ngo bakamusuzugura, kuko ari amategeko y'Abanyakanani twe dukurikiza abari muri iyi si, abatizera Imana. Imana yihanangije Abisirayeli yuko badakwiriye gukurikiza amategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo yarangaga Abanyegiputa, ahubwo ubwo bwoko bwahoze butuye bukiri ubucakara. Imana yongera ibabwira ati, kandi ntimuzakurikiza amategeko n'amabwiriza n'imihango n'imigenzo y'Abanyakanani, aho mbajyana. Aho bava n'aho bajya ntibagomba kubikurikiza. Hari n'aho yababwiye kandi ngo ntimuzakurikize imihango n'imigenzo yo hakurya ya rwa ruzi, ubwo yababwiraga i Babiloni, iwabo mu Bakaludaya, aho sekuruza Aburahamu yaturutse kwa Tera. Uwiteka afite ukuntu ashaka ubwoko buko bumera. Niyo mpamvu yadushyize muri iyi si, kandi ashaka kwiducunguramo, turi ubwoko bwihariye. Aha rero nibyo yababwira, aha ngaha nicyo bishatse, nicyo aha ngaha yababwiraga. Aha rero icyo ashaka kuvuga, turakurikiza amategeko yandi. Aya mategeko n'amabwiriza biriya bya kirazira babyinjiyemo. Kirazira ni ukuvuga ngo ni superstition. Naba uvuze ngo kubeshya, kwiba, kurahira ibinyoma, kubahiriza amategeko, kutarahira mu izina, ibyo ni superstition. Ko Imana siri hehe? Imana ntigaragara. Kuvuga ngo ntuzarahira ibinyoma mu izina ry'Uwiteka, bazabuse iyo Mana ni iyihe? Kuko barashaka, niyo mpamvu bibanze cyane ku bintu scientific, ibintu bigaragara. Scientific ni ukuvuga ikintu ubwenge cyangwa ubumenyi bwaronswe cyangwa bwamenywe binyuze mu cyo bita research and experimentation, ubushakashatsi hamwe no kugerageza ikintu. Niba utarakigerageje ubone yuko ari cyo mu bushakashatsi, cyo ntabwo kigomba kwemera. Kandi nta muntu wabona Imana muri ubwo buryo, iyo ntabwo ari yo kumenya Imana. So rero Imana irihishura, twe dukorera Imana yitwa Theo, the God. Imana yihishuriye abantu, kuko itakwishura ntabwo wayimenya. Rero ubwo rero umuntu ahinduye akavuga ngo we agomba gushaka Imana mu bwenge bwe, ibintu babipfuye. Ariko baze, hari ijambo rikunda kugaruka cyane, nagiye numva abantu benshi bavuga cyane,
barimo kuvuga kuntu kiliziya nyine kigera mu Rwanda. Ngira ngo kiliziya nyine niryaje muri komoka kuri ecclesia mu rurimi rw'ikigiriki. Abantu batoranijwe bakuwe mu mahanga, mu miryango, mu ndimi. Noneho bakavuga ngo kiliziya yakuye kirazira cyane, bakerekana ko nyine Bibiliya nyine hari ibintu yaziruye twe twitaga ibizira. Ni icyo barimo barerekana. Ako ni akabazo ka mbere nagira ngo mudufashe musobanurira. Aka kabiri n'ayo mategeko bari muradusomera, aho niho nanone ba bene data bandi bo mu idini ry'abadive bagaruka kavuga ati ko amategeko murimo murayemera, ejo mukongera mukayakana, mukongera mukagaruka mukayongera mukayasoma, bite byanyu kandi muba ko muri mu gihe cy'ubuntu. Hanyuma muradufasha kugira ngo aba bantu basobanukirwe neza. Ibi ubushize nabivuzeho, kamanze ntangira na kiriya kibazo cyawe cya mbere. Koko abanyarwanda bari bameze nk'abanyegiputa cyangwa abanyakanani mu mihango yabo. Kuyizirura rero cyangwa kugira ngo abantu bayirekeye ntabwo cyari icyaha, kuko bagomba kugendera mu mucyo wa Kristo. Abanyarwanda niyo mpamvu rero bavuze ngo kiliziya yakwiye kirazira, kuko hari ibyo baziririzaga bagenderagamo ariko bibi cyangwa bitari bifite icyo bivuze. Ariko nkuko tubibonye, ntabwo Imana yakuyeho kirazira, yashyizeho kirazira noneho ngo abantu barekere muri vide, cyangwa ngo ibahe indi migenzo n'imihango ya gipagani, ahubwo yabahaye amategeko yayo n'imihango n'imigenzo n'amateka yuko ariyo bagenderamo. Nuvuga yakuyeho ikintu ishyiraho ikindi. Kiliziya nayo yakuyeho ikintu ishyiraho icyayo, ntabwo yakuyeho ikintu ishyiraho icy'Imana. Ubu ndabivuga ashize n'amanga kuko ndarakaye nababaye. Yakuyeho yavanyeho imandwa no guterekera bya kinyarwanda, ibisimbuzi byayo, kuko ni umuco w'Abaroma ugomba gukwira isi yose. Uriya niwe muco wabo ugomba gukwira isi yose. Aho utageze ni uko wasanze Satani hakomeye kandi bahuje nk'Abahindu, Ababuda, ntabwo yumvaga nta mpamvu bagirana. None pase aho ngavuze umuco w'Abaroma, ejo bundi hariho numvishe kandi nawe numvishe ujye umuvugaho. Uyu nguyu ufite ikiganiro cyitwa Ubwiru Kirimbuzi. Icya mbere yabanje guhakana ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Avuga ko ibi byose byuzuyemo hano ngo ari Abaroma babifashe barabyandika, ariko ngo babikopeye mu Banyafurika. Ngo baje gufata umuco w'Abanyafurika bagenda bawurundanya, barangije baragenda barawandika, bagaruka kuwuducuruzamo. Ubwo rero ngo ibi ntabwo ari ijambo ry'Imana, Yesu uvugwa hano si Yesu, n'ibindi byinshi. None uvuze gutyo ngo umuco w'Abaroma, n'uyu yaravuze ngo Bibiliya ni iby'Abaroma, aho bahita bumva ko bya bintu koko atari ukuri. Ngiye byo vuga iby'Abaroma, ndavuga iby'Abaroma nk'uko biri. Bariya bavuga ibyabo, bariya babwira Kirimbuzi, bafite umushinga wo gutesha Bibiliya agaciro. Kandi iyo ni politike ikomoka mu cyo twita Gnosticism, imikorere ya kera ya gihanga yakomokaga mu ba filozofi b'Abagiriki yo gupfobya ibyanditswe kugira ngo bye kugira agaciro kakiza umuntu. Niyo mpamvu rero bashobora kubyita iby'Abaroma, ariko twebwe tuvuga Abaroma tuvuga ibyabo nyabyo, umuco wabo uko wari uri, iyobokamana ko barifashe bakarihuza n'imico yabo, bagakoramo ikintu gishya cyo twita igishushanyo gisengwa. Twebwe nicyo tuvuga. Kuko mu mwaka wa 380 habayeho gahunda yihariye. Iyo gahunda yihariye ni iyihe? Umwami w'Abami Theodosius w'Umuromani niwe washyizeho itegeko rivuga yuko uhereye muri uwo mwaka wa 380 yuko nta kindi gikwiriye gusengerwamo no kumenyerwamo Imana usibye itorero ry'i Roma, Kiliziya Gatolika y'i Roma. Iyo niyo porogaramu yabayeho kugeza mu cya 517. Yes. Ubwo rero bariya bavuga kuriya kuzana confusion, bakavuga yuko bo baba bashaka kwereka ko ibi ngibi bariya barabikopiye babivana mu byacu. Mu yandi magambo, isoko y'ibi ni yacu. Ibyo rero ni competition batuzanira byo guhangana, byo kuryana. Abirabura baryana n'abazungu, abazungu baryana n'abandi bantu, kuko Satani we bikora n'useka. Kavuga ati bariya abantu abirabura n'abazungu bararyana n'umwiryana. Muri Amerika biriya ntabwo bizarangira. Biraje bitangwa ni Black Lives Matter, bazungu bakajya hariya, abirabura bakajya hariya. Barase bazabishobora kubigera, ntabwo bashobora kuzabigeraho. Eventually ni ukugira ngo baryane bicane. Mbese umuntu ajya areba undi, urumva hari umuntu wavuze kandi ibyo avuga n'ibyo ngo abantu bisherezo bazaba nk'amavampaye, uhure n'umuntu mukubita inkota mu nzira. Kuko nicyo kibagenda bakuza.
abantu banjye bapfa ubwoko, bapfa uko basa, bapfa inkomoko, noneho bapfa n'imyizerere, kuko ubu ngubu abantu barimo bagiye kurwana. Iriya ntambara ibera muri Burasirazuba bwo hagati izakomeza ihuza n'ibihugu bikomeye, imigabane ibiri ku isi irwane, ya mahembe abiri ari ku nyamaswa bavuye mu gitaka agiye kuzarwana. Ishami rimwe cyangwa ihembe rimwe rishingiye iburasirazuba zigiye kujya ku ruhande rw'abayisilamu, iry'iburengerazuba rijya ku ruhande rw'abayahudi. Ni kuri ko intambara y'Iburasirazuba igiye gutangira. Uriya muzigiti w'abayisilamu hari hariya akaba ari uwa gatatu ukomeye mu butagatifu witwa Mazikiti ya Al-Aqsa, bagiye kuzawusenya. Abayuda na buriya abayuda hariya uriya munsi ejo iyi ntambara iriho ubu ngubu niho yakomotse. Bibukaga intambara ubwo ingabo zabo ziyobowe n'umujenerali w'umurabi witwaga generali Rabi Shlomo Goren zafashe Yerusalemu. Zifata Yerusalemu yose zirayigarurira. Hari muri 48 muri uwo mwaka 48 nibwo Isirayeli yabayeho, izo ngabo zirahigarurira. Izo ngabo rero gahunda yo kurwana y'urwo rugamba yari iyobowe nyine na generali Rabi Shlomo Goren. Umusirikare wari ku rugamba n'abasirikare yitwaga Lieutenant General Mordecai Gur, niwe warwanye iyo ntambara, niwe wari uyoboye icyo gisirikare gifata umujyi wa Yerusalemu. Abisirayeli bageze ku urusengero rwa Salomo barapfukama bararira, bashimira Imana yabasekuruza. Ibyo rero nabyo ni yindi history. Noneho rero ejo bundi uwo mwaka buri gihe bagomba kwizihiza icyo gihe, muri bo bari bawijihije bagiye kuhareba kuri urwo rusengero rwasenyutse, hasigaye ibikuta byarwo, hari igikuta cyitwa igikuta cy'amaganya. Noneho rero aho ngaho niho bagiye barahajya kugira ngo bajye kuhibuka, kandi iyo bahagiye bagomba guca kuri uwo muzikiti. Uwo muzikiti rero bawubona nk'ikizira, babona nk'ikizira rero kiri mu gihugu cyabo, bifuza yuko kivaho, ntabwo bazasinzira icyo kizira kivuyeho. Akaba ariho iyi ntambara muri iyi minsi mbona ikaze cyane yaturutse, niho yaturutse. Abayisilamu bo ku isi ubu ngubu kwa gatanu mu cyumweru gishize bose ku isi bavuye mu mizikiti basohoka bigaragambye. Iriya ni intambara mu zindi ariko y'umwihariko igamije gukuraho maraya usengwa. Uyu maraya wicaye ku ntebe ku nyamaswa ariyo madini ari yagiye gukurwaho, azasimburwa n'igishushanyo gisengwa. Igishushanyo cy'umuri cyahozeho, kuko buriya ni inzika, buriya kuza kwa Martin Luther, buriya twamurwaye izika Illuminati. Ariko pasi ibi tujya tubiganiraho n'abantu, abakristo bameze nk'abantu babaswe nyine n'iryo dini. Hari ukuntu tujya tubiganiraho ugasanga bafite ikibazo, aricyo wenda nakubaza kavuga ngo ese ko muvuga ngo amadini agiye gukurwaho, nakurwaho tuzasengera hehe? Murumva ibyo bintu bishoboka ko ayo madini yavaho? Noza Imana yakuraho kandi ariho dusengera. Iki kintu bakivugaho iki? Ko usanga bo bavuga yuko amadini ari yabafasha gusenga, bakaba noza avuyeho twasenga gute, byagenda gute? Ni ukuvuga ngo bariya bararandatwa. Twebwe ntacyo kibazo cy'amadini. Amadini ntabwo afasha umuntu guhagarara ngo yeme. Ubundi Bibiliya itwereka ko tugomba guhagarikwa na Kristo. Paulo ubwo yavugaga yamaraga gusengera abantu, yamaraga kubahindura abigishwa, yabaragizaga Imana n'ijambo ryayo, akagenda agasiga abaragije Imana ikaba ari ikorera muri bo. None ubu siko bimeze. Umuntu aramwakira ari umwana akaba igikoresho cyawe, ni wowe umuyobora, ni wowe umubwira caha, kandi afite Bibiliya. Ahubwo ni bya Bibiliya ugasanga ari mutesheje kandi ntamenye ngo warabimutesheje. Bari ntabwo ari abakristo, bari n'abayoboke b'amadini. Ntabwo ugenda ubundi umukristo nuwahawe umwuka w'Imana. Ubundi umukristo aba yarahawe umwuka w'iki? W'Imana. Niyo kigaragaza yuko yabyawe n'Imana ikamubyara mu ijambo ryayo, ikamuha umwuka wayo. No kuvuga ngo mu yandi magambo umukristo wari we wese akwiriye gufata ijambo ry'Imana Bibiliya akisomera ku giti cye, ku buryo aramutse atabonye undi muntu umufasha, Bibiliya yamufasha kandi akaba umukristo mwiza cyane. None se wambwira ute kuki mwese mugwa ariko pasiteri wagasigara ahagaze n'ukubiri wafite iki? Ni ikivejuru.
nawe ni umuntu nkamwe ariko kubera yuko ari akazi wenda aronkamo ibyo arya ntasinzira agomba gutegura uko muri bubeho ariko umuvugabutumwa w'ubwami we yifuza yuko urokoka umujinya uzaza ukagushyikiriza Kristo we na Kristo mukaba umwe nawe ukazagenda ukabwira undi Kristo nawe wamenye uzabwira abarokore b'iki gihe tugenda hariyo ubwiriza abantu ubutumwa bwiza kuri umukristo azakubwira si biki azabibwira ngo ni pasitori. Aha aho rero naho hari ikindi kibazo ukuntu abakristo umukristo ashobora kumara imyaka 3, 4, 10, 20 yicaye imbere ya pasiteri bamuririmbira bamwigisha iyo myaka ukamubwira ngo ugende ubwiza undi mukristo ahiza akakubwira ngo gisindi pasiteri nta n'icyo ufite cyo gutanga. Ese pasa nk'uyu muntu iryo dini yajyagamo yasengegamo yaba yarungutse iki niba mu myaka 20 nta n'umuntu n'umwe yafasha mu ijambo ry'Imana? Buriya barutwa n'uwapfuye kuko ntacyo yamaze mu buzima bwe. Ikindi cyo yazi yakoze nuko yatanze bimwe mu 10 agakora agakubura n'insengero agatanga amafaranga yo kubaka agakora ibyo ngibyo. Bene uwo muntu niba nyumva cyangwa nuzambona azaririra ubugingo bwe kuko ntacyo yigeze amenya. Niba udashoboye guhamya Kristo mu kubaho kwawe ntabwo uri uwe. Ariko ashobora kuvuga ati ndamuhamya mu mirimo mu cya 10 amaturo ndamuhamya mu gufasha abakene n'imfubyi ndimo ndamuhamya. Ibyo no gukurikiza amabwiriza n'imihango kuko ni cya 10 no gufasha imfubyi nabyo ubwabyo ntabwo bivuze ubukristo. Ubuse abasilamu ntibabikora? Yes. N'abagatolika ntibabikora n'abandi nkabo. Si imihango se sibyo babwirwa. Abayisilamu barigisha ngo umwezi wa Ramadhani nuwubamo neza iminsi yose ukayizihiza usiba ntugire umunsi wica, niba unawisha ukazawishyura ibyaha byawe byose uzabibabarirwa. Urumva ni ya indorogesiya y'abakatolika ni agakiza gaturuka ku mihango k'ibyo wakoze ibyo wasohoje. Hanyuma nta n'idini yigisha gutinya umuriro nk'ubuyisilamu. Kwarabwira ngo ku munsi wa kiyama bazawufata bagukubite bakujugunye mu rubanze mu mutwe. Umva barabyigisha. Yes, ariko kubyigisha umuntu muri kamere ye mu ntege ze nke mu bujiji bwe ntacyo byamumarira. Ubundi ikintu kidufasha iryo shyano bavuga ni Kristo wenyine. Ahantu rwose abantu bakwiye kumva aho hantu hagize ikibazo gihewe kuko impamvu n'iki kibazo pase kubona ubyaye umwana mu myaka 2 akaba arimo ko akiri kibondo arimo kurya ivumbi arakambakamba hasi. Ibyo umubonye mu myaka 2 azabimona mu myaka 10 akibikora mu myaka kwe kwabona n'ubundi aracyari wa wundi. Iki kintu kirababaza bikomeye cyane. None nkavuga ni gute umuntu avuga ngo arizeye yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ahora buri cyumweru ajya mu materaniro ngaho mu mibyizi arayajyamo baramwigisha buri munsi bakamuririmbira buri munsi, ariko ugasanga wa muntu nta nubwo ashobora kujya imbere y'abantu babiri ngo ababwire ibyo yizeye. Nagize ikibazo, ese ikibazo cyaba ari abantu bamwigisha babandi bitwa abayobozi be cyangwa ikibazo cyaba ari budasoma ijambo ry'Imana? Iki kintu sindacyumva neza. Ntabwo ari ikibazo cye, ntabwo ari ikibazo cy'abigisha be. Ni ikibazo cy'umurimo wa Satani muri rusange. Kuko ikintu cya mbere abantu bavuga ubutumwa bwiza ariko ndavuga bwa Yesu Kristo naba baratumwe nawe, kandi iyo batumwe nawe bamera nkawe. Icyo bashaka mu muntu, icyo ashaka mu bantu nabo nicyo baba bashakamo. Bashaka yuko abantu bakizwa bagakira umujinya uzaza. Naho ibingibi byose bisize n'ukuntu umurimo w'umwanzi. Abantu barahaguruka batumwe n'umwanzi n'ibyo bashaka ntibabizi bagatangira kujya umuntu aho batigiye ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana yagira atiriranje, ariko mbere mutima we hatagaragara arashaka kubaka projet yo kumubeshaho. Icyo gihe ibyo azatanga byose ni ibituma ba bantu bamurutetingiraho ari agatsiko ariwe bareba. Ubu ngo abantu bari hamwe abita abacuma babonye ba dadi babaye basi. Hari n'umuntu ushabona kuri hano mu Rwanda turabafite, rero nabonye kuri TV abwira abantu ati nta wundi muntu wababyaje ubutumwa bwiza, kuki mutinyuka mukavuga mu izina? Na Yesu ntiyabikoze, ntigeze avuga se mu izina. Urumva avuze Yesu amutanzeho urugero, kandi inyungu zashaka nizijyanye na wowe.
arabikora ariko kuko niko ameze, arasohoza ubutumwa nawe yahawe. Ariko ubutumwa bwacu ni ukuvuga ngo yewe Pawulo ntabwo yigeze ashinga ngo abe pastor idini, ariko umurimo wakoze n'igitangaza kwiri isi yose kuko yari kumwe na Kristo ndetse n'izindi ntumwa. Ko Pawulo niwe tureba cyane ko niwe wanditse, we na Petero na Yohana cyane cyane, ariko abandi nabo barakoze. Sasa ntibajya batubwira amateka yuko ubutuga Thomas yaguye mu Buhinde, nabo yabwizaga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ariko ibi byanditswe kugira ngo bibe bihagije kugira ngo dukizwe ibyo bakoze. So no kuvuga ngo abakristo bafate Bibiliya basome mbere yuko bajya kugaburirwa n'aba bayobozi babo. Dore ko Yesu yavuze dusenge Imana yohereje abasaruzi, kuko ibisarurwa ari byinshi. Abasaruzi baze basarure, ibisarurwa birahari ariko abasaruzi no babuze bavuge ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo ibisarurwa biboneke. Noneho nimara kuboneka bishobore kujya hehe, bishobore guhunikwa, umwami wacu yishimwe n'ibyo ashaka gukora. Nawe kubwira umukristo atangire asome Bibiliya, ariko si ubwira, hari n'ubwira ngo ni umukristo atangire gusoma Bibiliya atarigeze abaho, baramubeshye baturi umukristo. Ubukristo wabutangiye ryari? Ngo ndi umwana barambatije nkurira muri uwo munyenga, uwo se ni umukristo? Ahubwo umukristo dukeneye kubona ijambo ry'imbaturamugabo ribwira abantu bakabakonveka imitima yabo yuko bakagira ubwoba bwo mu mutima bwaho bagana, kuko ari mu irimbukiro. Abemeze batyo rero buriya bwoba bagira mu mutima ni ukurarikwa k'umwuka wera ko kwihana. Hari abantu baba bavuga ngo ubutumwa ngo muvuga ngo ni ubutumwa bw'iterabwoba, ngo ntabwo ari uko Yesu avuga ubutumwa. Nk'aba ngabo urababwira iki? Abo Yesu ntibamuzi, nta n'ibyo yasomye ahubwo nabo babwiwe n'abandi nk'abo bene wabo. Yesu yavuze amagambo y'urukundo n'imbabazi, ariko byerekeye icyaha yaberekaga kuri kwabyo yuko ari uwo kurimbuka. Ku byerekeye imperuka yarayibonaga, akababwira uburyo mu isi hazaba amage, ndetse avuga n'ibyo tutari twavuga, ko yavuze yuko inyenyeri zava mu ijuru zikagwa ku isi. Avuga abantu bazapfa no mu byahishuriye Yohana ni amage gusa, iyo bisomye ibyo bita ibimenyetso, ibyo twita impandandwi n'inzabyandwi z'umujinya w'Imana zatwika abantu bakarimbuka, n'inyamaswa ariko butware buri hubu bukarimburwa, ndetse bukazafatwa mpiri bukajugwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, n'umuhanuzi w'ibinyoma ari umwuka uri mu batumvira Imana bose. Abo ngabo ni ukuvuga ngo uwo mwuka uzajugunywa, ariko ntuzagenda wonyine, n'abandi bose bawukurikiye bazagenda muri iyo nyanja yaka umuriro. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bw'iterabwoba. Nanjye mbonye wampereza akantu keza ko kumpumuriza, si ndi umuntu use nk'abandi, nambaye umubiri nanjye nk'abo uzababwira, ntabwo ntandukanye nabo. Ibyo bakunda by'ibyaha bakoreshwa na Satani bakishima, nanjye yabinkoresha ntishima ko ndi uwo muntu. Ariko hari icyo namenye nanjye mbabwira bifashijwemo n'umwuka wera w'Imana. Ya pasi murakoze cyane. Hari akandi kabazo wari usigaje gusubiza nubwo wavuze ko wakavuzeho, hanyuma tugakomeza inyigisho zacu kuri bya bindi by'amategeko twavuze aho ngaho. Vuga ni se umudive aramutse avuze ati ko mwanga amategeko muvuga ngo Yesu yari yasohoje, mwarangiza mukonya mukayatuzanira mukayadusomera, ubwo twamenya muhagaze hehe? Ni mpamvu navuga ngo aka kantu ugasobanurira abantu, kuko mwarimo kudusobanurira aya mategeko twayobotse y'isi ari gukuraho za kirazira. Biratandukanye cyane. Iyi Bibiliya ureba igizwe n'amasezerano abiri y'ingenzi, nubwo tuyisoma hanga ndasoma mu isezerano rya kera, kandi isezerano rya kera asoma niryo ribyara rishya. Ni ukuvuga ngo hano mu kubyara rishya amategeko arimuka akaba kamere yacu. Ni ukuvuga aya mategeko nk'uko Yeremiya umuhanuzi yabihanuye, aya mategeko yanditse aha ngaha arimuka akaba muri twe, nicyo bivuze isezerano rishya. Aho yavuze ngo nzayandika mu mitima yabo, ni ukuvuga ngo ni ubuhanuzi bwasohoreye muri Kristo Yesu. Ko Kristo aje hari icyo yaduhaye kamere y'Imana. Ako kantu kasobanutse. Ni ukuvuga ngo iri jambo Yeremiya yahanuye amategeko nzandika mu mitima yabo, ni uburyo kugaragaza ko ya mategeko ari kamere nshya twahawe, kamere y'Imana. Ntabwo buriya hari abashaka kuvuga ngo ni amategeko 10 yaharatuye ku mabuye, ko buriya amategeko 10 ntahagije kugira ngo tugire kamere y'Imana. Oya, buriya mu isezerano rishya twita icyaha uko tukibona, kuko Bibiliya iratwereka ngo amategeko atwigisha icyaha.
ariko Yesu yaje kutugaragariza icyaha nyakuri icyo ari cyo mu bugari bwacyo. Yesu yaravuze ati mwumvise abakera, ubwo ashaka kuvuga isezerano rya kera, ko bavuze ngo ntugasambane, ariko genda babwira uzareba umugore akamwifuza azaba amaze gusambana nabo. Biriya jambo turyumva, niba udasambana ariko abonye umugore, muri ariyo mpamvu abagore basaze bagenda bambaye ubusa, ni imyuka ibarimo, ni umwuka ugenda ukururana, anzaho nawe akakuzaho umugore, nakureba nkagenda nkukurije umutima wanjye nkakwifuza. Amaze rya tegeko naryishe byarangiye. Kandi mwavuze ko ngo ntuzice, ariko iyo wanze mwene so, iyo wanze umuntu umutima wawe wamwishe. Ni ukuvuga ngo ubwo si ngombwa kuyasohoza kuriya ngo uvuge ngo sinzica, mu mutima gusa birahagije ko waryishe. Buriya byarangiye. Bariya abantu ngendaga kubinginga ngo bahunge ishyano ariko banze kumva. Ni ugushaka Yesu Kristo akaba muri wowe akaguha kamere y'Imana. Niyo mpamvu Yesu yasoje amategeko abiri mu rukundo no kwizera. Ariko pase bo baravuga ati ni gute uvuga ngo wizeye Yesu warangiza ntukurikiza amategeko y'ikama, bakavuga ati ngo ijuru n'isi, muri Matayo 5:17 kugeza ku 20, ngo ijuru n'isi, ngo ni Yesu wabyivugiye, ngo ijuru n'isi naho ryavaho, ngarika amategeko yanjye ngo nazavaho n'inyuguti n'imwe. Ibyo bintu bakabihagararaho, kavuga ati ni gute uvuga ngo wizeye Yesu ukaba udakurikiza amategeko, none so nyine ubwo wakizwe kandi udakurikije amategeko? Nuko bavuga ntabwo amategeko bayazi, bashegera ibyo batazi. Amategeko yabaga afite amategeko, buriya iyo dukurikije gahunda y'amategeko ubwayo igira n'ibihano byayo. Iyo wibye baguca ukuboko, iyo wishe baraguhora, isabato iyo yishe bagutera amabuye, iyo usambanye bagutera amabuye nabwo ugapfa. Noneho rero amategeko ntibayazi, ntabwo amategeko abangikanywa n'ubuntu. Niba uri mu mategeko uri mu mategeko, niba uri mu buntu uri mu buntu, kandi ngo ngiye kubisobanura. Ubuntu ntabwo butwigisha kwica, kwiba, gusambana, ahubwo ubuntu ibiriya mpamvu butwigisha kureka kutubaha Imana. Kubera iki? Mu buhe buryo se? Nuko buduha kamere yayo. Kamere y'Imana rero twebwe twagize amahirwe, dufite ibitabo byombi. Isezerano rya kera turaryiga, rikatwigisha ibintu bibiri by'ingenzi. 1, itwigisha amategeko. Icya kabiri, itwigisha uburyo abarigendeyemo batsinzwe bakatubera kabaruri. Bibiri katubera tuzambere nkabo. Aba rero bashaka kuba nkabo kandi bakongera kuba n'abakristo ntibishoboka, ko ntabwo wavanga isezerano ry'amategeko ukirata amategeko, kuko burya Satani yakubwiye ngo amategeko urayuzuza aba yamaze kurangiza. Yes, kuko uburyo baguye ikinye ntabwo ubuzi ibyo urimo. Ariko umuntu ufite umwuka w'Imana arimenya, kuko ndakubwiye nti kureba umugore ukamwifuza umaze gukora icyaha, wasambanye byarangiye. Kureba umuntu ukamwanga kandi kwanga biro automatic biraza gutazi, umuntu ukamwanga nta nicyo gutwaye, wamaze kumwica byarangiye. Ntugirire umuntu ishyari ubwabyo n'ubwicanyi, ntugirire igomwe umuntu, kandi ibyo ngibyo ni kamere muntu. Buriya ntibazakwe kamere muntu igomba kubikora. Nase umuntu uzavuga ibyo simbikora, byo meze nk'umufarisayo wagiye gusenga akizate Imana agiye wenda gushima, nibyo agomba kuvuga birabura. Ntanga kimwe mu 10 senga 3 ku munsi, ndagushima yuko wangize neza. Akebutse agira atya, abona umukoresha w'ikoro hari asenga ati, ndetse hariho n'ikindi nkushimira ku buryo bwo mwihariko, ntiwangize nka ririya shara ry'umukoresha w'ikoro. Ariko uriya mukoresha w'ikoro we yiwe yikubise hasi, aravuga ati no mwijwe shaka kwareba ibyaha byanjye n'ibyinshi, Mana njye nta kindi gusaba ni imbabazi zawe. Iyi nibyo ni ikibande tubwira ko Imana iratuzi uko turi, uko tugomba kumera. Niyo ahubwo twebwe duhora kwezwa rero tugomba gushyira imbere. Iyo twabyawe n'Imana kubw'ijambo ryayo tugomba guhora twezwa. Amategeko rero amadini menshi naho badive barimo, hari bamwe mu badive bafite agatsinda kavuga kwihana ibyaha, ngo ukabibarirwa byose ukabyibuka, ngo ukajya mu gusenga ko kumedita nk'ibi tugiye kureba. Noneho ugatekereza, ugatumbira, usenga, noneho ngo hakazaza umuntu wambaye ibyera, yaza akaba ari guha silence yuko wari ibyaha byawe byose wabivuze byose, ngo nicyo wibagiye ukakibuka nacyo ukakivuga, utacyatuye na kimwe ntabwo kizavaho. Ubwo rero baho ngaho utekereza buri kimwe. Noneho ngo urangije rero ukabaye wera ugasohoka. Ubwo se birashoboka? Ugisohoka ukivaho ugera hariya uracumura. Niyo mpamvu twigisha guhora kwezwa.
ariko ko kwezwa si uguhora mu byaha ahubwo ni intambara yo gukura nibwo tuzagera ku gihagararo cya Kristo. Nicyo tuba tugomba gupiganira tugere ku gihagararo cya Kristo, ko mu gihe tukireba tukifuza ko mu gihe turacyafite ikibazo. Ibyo ni byakaye bituma tujya no masengesho y'iminsi 40 nk'abo ngabo nyambona bajyamo kugira ngo turwane n'iyo kamere dushobore kuyitsinda, kandi tuzayitsinda kubwo umwuka w'Imana urimo. Umwuka w'Imana uturimo ahora arwana, ashaka yuko tumushyira imbere ngo arwane n'umwanzi wacu ariwe kamere twambaye. Ariko kamere yacu turayibundikira kuko kamere yacu nituyobora, ahubwo tugashaka Imana iduha bya bindi kamere yacu irarikira. Amazu, imodoka, gukomera, sanga umuntu inzu naba nkingiye kayireba mu izina rya Yesu nangira nzayubaka, ariko siriya urayishaka wiki nyirashobora kuba yanapfuye ubusa yirimo uyirimo simuzi yewe se umwana we, ariko uvuga uti mwijura honge nzahasanga hari amazu, kandi ayo mazu niyo nzabamo. Ahangaha mwisi nubwo ba mu cyari kinyoni nta kibazo kiba gihari. Naho ku byerekeye by'amategeko twavugaga, amategeko n'ubuntu ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi nayasobanuye neza yuko amategeko atanga cyangwa afite ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere kuyakurikiza ni isezerano ryihariye, ugomba gukurikiza uko akoze, kandi amategeko akaguhana uko wayishe, uko ayo ni amategeko. Ubuntu rero bwa Yesu Kristo bwo baratubyara tukaba abana, tukarerwa, tugahabwa ibyo kurya by'umwuka, tugakura kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo. Kigero cya Kristo tukigezwaho kubw'umwuka w'Imana, kubyo kurya by'umwuka duhabwa, tugakura. Ibyo kurya by'umwuka rero ntabwo wapfa kuba kubigeraho nuko wamuhabwa wabyawe ukabyarwa n'ijambo ry'Imana. No kugenda ukura, uko ugenda ukura ugira ibintu bibiri kubaho, urakura kandi ukezwa. Twezwa n'ibintu bibiri: kwizera ukuri n'umwuka wera w'Imana. Kandi uwo mwuka wera w'Imana tuhabwa na Kristo ko twamwizeye, ntabwo tuhabwa n'amategeko cyangwa n'ubukristo bushabikiye ku mategeko, kuko abigisha amategeko Bibiliya barayicuritse. Dore ukuntu bayigishwa n'umwuka w'ubuhanuzi. Ndavuga bari mu Kidivantiste kabaro ubu ngubu nibandaho, ntabwo turika ntacyo nyivugaho ko urayivugaho urayivuga iki, ntacyo waheraho, narivuze ibindi byose. Ariko aba ngaba bo nibo ikintu cyose cyasobanuwe n'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi icyitondero utandukanye n'umwuka wera. Umwuka wera wa Kristo wo waje mu kinyejana cya mbere Kristo akiva ku isi, wakirwa n'intumwa, ukomeza kuba mu itorero na bugingo n'ubu. Umwuka w'ubuhanuzi wamanukiye umugore twaga Ellen White cya 844. Uwo mwuka rero uza wigisha ukundi, ibyo winjira muri Bibiliya, noneho urayitafsira, interpretation mu buryo bwaho. Niyo mpamvu bakurikiye uriya mwuka, nda kibazo cyo bafite, bakurikiye undi mwuka utandukanye n'umwuka wa Kristo. Ako wa mugani pase aho nanjye misimangira ikibazo, kuki wa mugani uvuga ngo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ko ntari numva bavuga ngo ibitabo by'umwuka wera? Ntabwo bashobora kuvuga ari umwuka wera ntaho bahuriye nawo, bavuga akantu gatoya. Umwuka wera nayo mpamvu iyo mu myigishirize yabo berefara kuri ibyo bitabo by'ubuhanuzi. Igitabo cy'intambara ikomeye, igitambara cy'uwifuzwa ibihe byose, igitabo cy'abakuru n'abahanuzi, igitambaro abakurambere n'abahanuzi, ngo iki byaduka by'iminsi y'imperuka. Ibyo bintu byose barabizana, urabibaza ibyo bitabo muri Bibiliya bibamo? Ntabwo bibamo, ariko bivuga nibo hanuzi babwita politiko bashaka. Niyo mpamvu tugeze mu buhanuzi tutumvikana neza, kuko babuhanuye nabi cyane. Nabwiganye nabo kuva muri 2007, ngenda niga ndeba uko babwigisha 2008. Noneho umwuka anyamishurira ubuhanuzi uko buri rwose nyabwo, kuko neza iyo babajije ukabaza uti iki kintu n'iki n'iki, kandi bo ntibashaka kugira independence ngo avuge ati dore uko giye umwuka mbishuriye. Oya, ntabwo abishaka, ibyo ntibabishaka. Arakwata umuhanuzi n'umwe, nuko kabisa niwe wabayeho. Kandi hakabaho ikintu gikomeye birengagije. Ntabwo dufite mu mateka ya gihanuzi umugore wigishije itorero ry'Imana ngo yandike n'igitabo kimwitirirwa ngo acyandike ubwe, Imana imubwira ngo dore uko Uwiteka avuga, ivugana nabo. Ntabwo kibaho. Akuziko uko ibyo bintu mu yandi matorero ya giprotestani nta mugore urimo wanditse igitabo ngo avuge ngo cyo tugenderaho. Muri Bibiliya nta gitabo
nk'igitabo cyitiriwe Esiteri, nk'igitabo cyitiriwe Rusi, ni amateka gusa bavuga. na Debora ni amateka. Debora we n'umuhanuzi, yari n'umuhanuzikazi, yarahanuraga aba n'umucamanza. Ariko guhanura ahangaha mu buryo yerekwa kwari ukuyobora Abisirayeli ku by'Imana yakoze. Ntaho tubona bavuga ngo nuko Uwiteka abwira Debora ugenda ubwira ubwoko bwanjye Isirayeli. Ntabwo ibyo bibaho. Ibitabo byanditse bityo abuza ni abagabo. None nk'uyu Rusi na Esiteri, ariya ni amateka, ntabwo ari igitabo tuvuga ngo ni igitabo cy'ubuhanuzi. Ntabwo Imana yamanutse ngo ivuge ati mwandike. Ni ikizira. Ntabwo ushobora guhagarara ku mugore ngo uvuge ngo bwira ubwoko bwanjye Isirayeli cyangwa ubwoko bwanjye. Ntabwo Imana ibyo biba bijyanye nabyo, kuko Imana yaraje igera mu ngobyi isanga Adamu na Eva bacumuye bihishe, ibaza umugabo ngo urihe. Ntabwo yabajije ngo muri mu, yavuze umugabo, bwira umugabo ngo urihe, kandi umugore bari kumwe nawe. Umugabo aramubwira urihe, kuko niwe yavuganye nawe, niyo gifitanye nawe isezerano, niwe wagombaga kuyobora umugore. Noneho bihinduke kandi umugore bari umuyoboye. Umugore amuyoboye yamushyize, yamukoresheje ikizira. Niyo mpamvu Bibiliya none twigisha ngo abagore bajye bigana ituze, ngo baganduke rwose, kuko nanga yuko umugore yigisha umugabo cyangwa amategeko. None bariya abantu baragiye bajya mu bintu, none barokeyemo. Nahoze numva bavuga abasenga ngo Bikira Mariya ngo atuyobore. Buriya nabyo ni ikindi kibazo gihari. Ibyo bindi bya Bikira Mariya ni amahano, katubyihurira. Ariko ahangaha ndabanza kuvuga abene wacu b'amategeko bo bahindukiriye kuri baba intwari, ariko ikibazo bahinduka nkatwe twese. Kubera iki se? Wa mwuka yaba wiyambuye badafite umushya, barongera bakaba nk'abandi bose, bakamera nka Samusoni. Buriya Samusoni yabaye nk'abandi bose kuko imbaraga zari zimuvuyemo. N'abariya nabo imbaraga zabo ni umwuka w'amategeko, kandi si umwuka w'amategeko wanditse amategeko y'Imana, ni umwuka w'ubuyobe. Uwo mwuka witwa umwuka w'ubuhanuzi wabajeho. We ufata Bibiliya ukayigisha kandi ukayisobanura mu buryo bwayo. Burya Satani nawe yigisha Bibiliya. Niyo mpamvu Bibiliya buriya Satani yabwiye Yesu ngo haranditswe ngo yaramwe ngo simbuka uve hejuru, kuko handitswe ngo azakohereza abamarayika be abakuramize, wewe ukubita ikirenge cyawe kwibuye. Mbese ntibyari byanditswe se? Yesu yarabihakanye se? Satani rero nawe ashobora kujya muri Bibiliya akayikiniramo mu bandi bakaba bagakurikira. Ibyo niyo mpamvu tugomba kureba ngo ese uyu mwuka ni uwa Kristo uvuga Bibiliya? Bibiliya ni uko ugomba kumera. Noneho tugasaba umwuka w'Imana kugira ngo ugire ate, kugira ngo adufashe. Urumva nta nubwo bemera ibi bintu nyine nk'uko wabivuze ngo independence. Ntabwo bemera kuvuga ngo ndumva umwuka ari komishura mu ijambo ry'Imana gutya na gutya. Ntabwo bemera ko wafata ijambo ry'Imana ngo urisobanure mu bundi busobanuro wumva uhabwa n'umwuka. Bavuga ngo uko bisomye ni uko nyine nta kintu wemeye kurenzaho. Ariko nkavuga nti aha niho hari ikibazo gikomeye. Gute bumva ko Imana idashobora gukora natwe, kandi twamaze kubona yuko Imana yavuze ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi ngo ntibazigishanya ngo mwegishe mugenzi we ngo menye Uwiteka, ngo kuko bose bazamenya uhereye koroheje kugeza kukomeye, uhereye ku muto ukageza ku mukuru. Bivuga ngo Imana iri muri twebwe, ishobora kuduha gusobanura ijambo gutya mu bundi buryo kandi bikumvikana. Ko ntibabyemera ko wabisobanura mu bundi buryo, uko nyine ubisomye ngo nuko biguma uko. Ni ukuvuga ngo bamaze kwinjira mu kujishwa, bavuga ko bo ubwabo ntibariho. Ikiriho kiri muri bo nicyo bakura muri biriya bitabo byanditswe, ibitabo 40 byanditswe n'amayerekwa agera ku 2,000, ndetse n'inzandiko zose bita articles, no kuvuga ngo inzandiko zira ku 5,000. Mu myaka 70 uriya mugore yamaze hano, yamaze imyaka myinshi cyane akora umurimo, agira amayerekwa, akora ibintu byinshi, ateguriza ikintu gikomeye cyane cyo kuzaba inyonjo mu bukristo. Ubu ngubu barakora cyane, ubu ngubu nibo barahanura ngo ikimenyetso cya dimanche igiye kurwana ngo na sabato, ibintu bimeze nk'iby'abana. Ni ukuvuga ngo ibitekereje
wumva ahubwo babaye kuko n'intambara barwana kandi bararwana intambara batazashobora kubera batazashobora guhagararamo kuko uburyo mbabona uburyo bavuga yuko ngo dimashi izashyirwaho ubundi dusanzwe atari iyo dusengaho abantu bose si yo basengaho usibye abadivantiste gusa hari ikindi kizongera gushyirwaho kurenza uko yashyizweho none se si cyo kibazo dufite nabyo nari babwiye ariko bagusubiza bakubwira ngo bo bariya ngo barayobye bo nibo torero ryasigaye ryitorera amategeko y'Imana kandi ngo rifite kwizera kwa Yesu Kristo nyine nuriya murongo bifashisha w'iki cya 12 murongo wa 17 ikiyoka kirahindukira ngo kirwanyaho mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya nko kwa Yesu noneho urumva iyo bageze kuri nyamaswa bo bava kuri nyamaswa ngo ari ubupapa bakavuga ko icyumweru ari ikimenyetso cyashyizweho n'ubupapa ari cyo cyumweru nyine ngo gisengwaho ariko ngo ni ikimenyetso cy'ubupapa bakongera bakavuga yuko kiriya gishushanyo cy'inyamaswa ngo ari ubuprotestani muri icyo gishushanyo cy'inyamaswa cyashyizweho n'ubupapa n'ubundi noneho kumva ibyo bintu ukavuga ibi bintu abantu wa mugana abantu batisomera bira ntibazacanga ikiro ariko buriya buhoro buhoro tuyatuganira uko nguko ab'Imana yaronse ntabwo mva ngo twafata abadivantiste bagahinduka bakize ntabwo bashobora nkuko no barokore numva gaturika n'umbandi bose ntabwo bishoboka abantu bari n'imbata z'amadini ahubwo no muri bo Kristo arimo abazatora yewe no mu biyitiriye Pentecote nkato harimo ab'Imana izarokora kuko bumvise ubutumwa bwiza ntabwo abantu bose ndetse nk'ubwo abantu benshi mu gipantekote bujujwemo n'ibitangaza ubaza umuntu cyamutwaye hariya ngo bari barandoze baransengera undi ngo nari narabuze umugabo baransengera nari narabuze akazi baransengera nabonye birema bihaguruka ndagenda noneho ibitangaza ntabwo bareba ibitangaza by'umwuka wera n'iby'umwuka w'igikoni w'ubukorikori noneho ibyo bikaba bitwara bakaba abanyedini ahangaha niho hari Imana kuko mbonye ibyo bintu kandi iyo Mana ntimujyemo aho igahora mu wundi areba hariya iyo niyo mikorere yakigirwa umugirwa ubundi yicara hariya abantu bakamureba imandwa zikamuzaho niyo mikorere yahinduye umugirwa yicara hariya none yamara kwicara imandwa zikamuzaho akabwira abantu ibyo imandwa zivuze wowe mwana wanjye meze bitya wowe meze bitya mukagenda mwishimye mukajya gutura amaturo ntabwo byahindutse byagiye bihinduka buhoro buhoro abantu rero benshi abadive nabo abantu barabahungiraho bavuga bati turapfuye twishe amategeko y'Imana dimanche ni umunsi wa Satani ni umunsi w'Imana zuba iyo turamirijeho tuba turamye izuba bakirukanyira yamara kuhagera atubwo nubwo senga kwa gatandatu imini ku isabato yemewe y'Imana bikamuha ikiruhuko ariko cy'ikinyoma mu mutima agahumurizwa ariko by'ikinyoma n'umunyenga ariko kamere ye itarigeze hinduka asigara zarimbuka n'ubundi kuko birava nimukomeza mukayobora na kamere yanyu y'ibyaha nta kibuza muzapfa nigupfa nihame rero bikaba ari ishyano nshuti dukwiriye kureba mu buryo ibi bintu abacu bahindukirira Kristo bagahabwa umwuka mushya w'Imana umwuka mushya atari roho mutagatifu bavuga atari uyu mwuka wera w'abarangi twuzuye cyangwa se uyu nguyu uriya mugore wa wundi we na white ngo umwuka w'ubuhanuzi iyo myuka yose ikatuvamo mu izina rya Yesu tukakira umwuka wa Kristo agatura mu mitima yacu pase wenda katugeraho dusa nkaho dusubika ariko mu by'ukuri abantu bakwiriye kwiga ijambo ry'Imana bakava mu makomanteri bakava mu bindi bitabo by'abandi bantu kuko nk'uko mutubwiye igitabo cyitwa Bibiliya kirihagije gufasha umuntu kandi akajya mu ijuru ahubwo ikibazo twashatse kujya kukikura mu bandi kandi natwe tugifite ikindi ni uko Imana ikwiye guhagurutsa koko abakozi ba nyabo bazi icyo bakora bakavuga ubutumwa bwiza hanyuma wenda kugira ngo tube dusubikiye ahangaha mwadufasha gusenga Imana ibaha umugisha mwakoze Mana ishobora byose yo mu ijuru turagushimye kubaha akanya kubyo dukoze n'ibyo tuvuze natwe turi abana b'abantu dukeneye imbabazi zawe n'imbaraga zawe kandi uwigisha n'uwigishwa twese dukwiriye kunguka ko amagambo ari ayawe utubabarire tweze tuboneze aya magambo dusangiye na bene data abakore ku mutima b'ingeri zose b'amadini yose bazakura ikiganiro bazagikurikira haba ubu cyangwa mu minsi izaza
mwami wanjye bazafatweho, kandi uwo murimo uzakorerwa muri bo uzabubazanira agakiza. Tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amina. Abumvise ibi bintu muri komenti wenda bazandika, ariko uwampamagara byaruta, cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp kuri 0788 50 60 76. Iyo nomero yanjye ni nayo iri kuri WhatsApp. Abari hanze bongeraho akamenyetso ko guteranya, ni ukuvuga abari muri diaspora bagashyiraho 250, bagashyiraho 7 88 50 60 76. Imana yo mujuru umugisha, murakoze, amen. Ya nshuti mwari mukurikiye ubutumwa bwiza, Imana ibahumugisha cyane, kandi Imana ikomeze kubaka buri wese binyuze mu ijambo ryayo. Amahoro y'Imana akomeze kubana na buri wese, amen. Yesu nifuza